kujyaho hari akavuga biriya byose ku nkoranyambuga ngo nagurishije imitungo ntaho afite. Twakoze inyandiko y'ubusezerane ntayo afite, ariko waragurishije urabyemera? Ndabyemera, naragurishije. Uwagiteje ni mama Teta. Ahubwo bamunyeretse aka kanya ntabwo yanyira. Ntamubaza aho yasize umwana wanjye Teta mukuru dufitanye. Anzanira umwana wanjye ahubwo nibireba nabi nkamubona. Urashaka Teta se? Teta w'inkumi wakuze urangije segonderi. Ayi kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri, abari mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu bigiye bitandukanye byo hanze. Nongeye kubaha ikaze. Ndashimira uwo utanga ibitekerezo, we wandika muri comment, wowe ugira abantu inama zigiye zitandukanye. Ndabashimira cyane, ndetse nawe wakoze subscribe by'umwihariko ku biganiro byacu. Ndabashimiye. Ku bandi mutanga ubufasha bugiye bunyuranye, ku bantu tuba twagiye tuganira nabo, hakagira uwitanga akagira ikintu abafasha. No kuri kwitanga kwanyu Imana ijye kureba kandi Imana ijye gusubiriza aho ukuye. Uyu munsi ndi kumwe n'umupapa, n'ubwa mbere mumubonye kuri kamera zacu, ariko tugiye kuganira nawe kubw'icyifuzo cye. Akenshi ngiyo iyo umuntu ari nge namushatse ngo tuganire ndabibasobanurira, ariko niyo ari we wambwiye ati ndifuza ko tuganira nge nawe nkagira ikintu mbwira abakunzi bawe bakureba, nabyo ndabibabwira. Ni umupapa, afite umudamu n'abana. Rero ejo bundi yarampamagaye ambwira ko yifuza ko tuganira. Mubwira ko uyu munsi aribwo twaza kuganira. Mu by'ukuri ntiyambwiye byinshi, ko twavuganye umwanya mutoya, ntabwo yansobanuriye byinshi, ariko nahise numva uwo ari we. Reka wenda nawe arahita atubwira mu buryo burambuye, atwibwire, ariko reka mbanze mbabwireho gakeya uburyo yanyisobanuriye. nayo natunguye cyane. Ngira ngo muribuka mama Teta cyangwa se Vicky, ngira ngo murahita muza kumwibuka. Vicky, umudamu w'inzobe ukaraza imisatsi, abantu benshi twabanje kuganira mukamutuka cyane kubwo nyine uko yari ameze icyo gihe, ariko nyuma atubwira story ye y'ubuzima, atubwira ko yitwa mama Teta, ko afite n'umwana w'umukobwa witwa Teta. Ngira ngo abantu muri kumwibuka neza. Uyu rero umugabo turi kumwe ni umugabo wa mama Teta, cyangwa se umugabo wa Vicky. Ubwo ndi kuvuga amazina yombi kugira ngo abatibuka mama Teta bibuke Vicky. Ndumva ari ibyo. Niwe mugabo we yarampamagaye ambwira ko yifuza ko tuganira, akurikije ibyo yabonye naganiriye n'umugore we. Ubwo nagira ngo mbibutse neza, ariko reka nawe tumwakire adusobanurire neza papa Teta. Ntago tumuzi n'ubwa mbere tumubonye, atwibwire mu buryo burambuye nka papa Teta, ndetse n'impamvu yifuje ko tuganira kuri uyu munsi. Tuguhaye ikaze. Koze. Nitwa Ndushabandi Musa. Ndushabandi Nosa. Yego. Uko witwa? Papa Teta reka biryawe cyangwa si iryawe? Ni iryanjye. Ngize ngo nibeshye. Oya, ntabwo wibeshye. Umeze ute se? Meze neza. Urakomeye? Ndakomeye. Amakuru mfite nuko waje kuburirwa irengero. Ntabwo naje kuba irengero, ndahari. Umuryango warakubuze? Ntabwo umuryango wigeze umbura. Ariko tutarageraho. Yego. Papa Teta ni muntu ki? Papa Teta kuki yifuje ko tuganira? Twibwire mu buryo burambuye n'impamvu twicaranye hano, mbese kugira ngo abantu duhere hasi tuzamuka, naho ngaho byuko bakubuze turaza kuza kuhagera. Yego. Mpamvu papa Teta yicaye hano kugira ngo muganire ku kibazo yabagejejeho, ni ikibazo cyo mu rugo cya famiye. Cya famiye. Tuguteze amatwi. Njyewe naganiriye n'umudamu wawe nyine. Yego. Sinzi nimba ariho wabibonye. Mama Teta twaraganiriye, atubwira ubuzima bwe mwanyuranyemo bwa kera kugeza ubu. Ni byinshi yatubwiye. Ntago nzi nimba ikiganiro warakirebye, ariko twagira ngo twumve nawe ku giti cyawe. Nk'umudamu hari agahinda yatubwiye yanyuzemo ahanini kubera wowe. Rero twagira ngo wa mugani
uburyo wifuje ko tuganira, utubwire impamvu wifuje ko tuganira, yego, n'icyo wifuza kuvuga ku byo yavuze nyine ku mibanire yawe nawe. njye nk'umudamu wanjye mama Teta ntago yari ngombwa kujya ku nkoranyambuga akajya gushiraho biriya bintu, ntago byari byiza cyane, ari konsebye, ntago byari byiza. Simbi wenda icyo cyo niwe waguha igisubizo, kuko afite impamvu nawe yamuzanye. Buriya buri muntu agira agahinda ke, akagira n'uburyo ki akivura. Wenda niwe uzakigusubiza icyo. Kujyaho hari akavuga biriya byose ku nkoranyambuga ngo nagurishije imitungo, ntaho afite twakoze inyandiko y'ubusezerano, ntayo afite. Ariko waragurishije, urabyemera? Ndabyemera, naragurishije. None ikibazo nuko nta nyandiko, nuko mutasezeranye se n'impamvu ntabwo wagurishije? twigeze dusezerana, kandi umuntu mutasezeranye ntabwo ashobora kugira ibyo abaza ku mitungo. Bivuze ko nawe yayigurisha nta kintu wari kubaza? Ntacyo nari kubaza. Uko niko kwiregura. Urumva umugore wawe mwabyaranye mu bana gufata umwanzuro wo guhita ugurisha inzu mwashakanye, mwaruhanye, utanamumenyesheje, nta n'amakuru afite, akazumva ngo waragurishije gusa? Oya, tutagiye by'ubwabyo ubundi byaturutse kuki? Hari we ni byinshi yatubwiye, ariko nge ntabwo nshaka kubisubiramo wenda, kuko n'ubundi nawe urabizi, ni wowe byabayeho nawe. Ariko tubwire, kugira ngo haze kuzamo kugurisha. Buriya umugabo n'umugore barabana neza, ariko iyo utangiye kuvuga ngo kari akantu n'akangereka nkakore, umugore atabizi, harimo ikibazo. Kugira ngo utekereze kugurisha iyo mitungo yanyu umugore atabizi, hari habaye iki hagati yawe na madamu? Urumva ko kose ntago mwumvikana? Hagati yanjye na mama Teta kirahari. Ntago nari kwigira gutya ngo ngewe ngiye kugurisha inzu hatari ikibazo. Mpamvu nayigurishije namubwiye hari ikibazo. Ninde wari wagiteje ubwo? Uwagiteje ni mama Teta. Ahubwo bamunyeretse aka kanya ntabwo yanyira, ntamubaza aho yasize umwana wanjye Teta mukuru dufitanye. Tugeze ko reka turangize ikinzu. Okay, kugurisha n'ibyo waragurishije. Akantu katari keza wongeyeho nuko wavuze ko atakiriho, kugira ngo ubashe kugurisha nyine iyo nzu, kubera ko ubundi nubwo wenda mutasezeranye, iyo waguranye ikintu n'umuntu cyane cyane ko ari umugore cyangwa umugabo we mubana, ubumwizera 100%. Ariko niba waragiye sinzi uko wabigenza ibya byangombwa ukandika ko umugore wawe yapfuye atakiriho kugira ngo ugurishe, icyo ni igikomere wateye umugore wawe kandi akiriho. Ikintu cyo kukwica umuntu ari muzima cyo. Okay, aho ndahagusobanurira. Mpamvu nafashe icyemezo cyo kuyigurisha, nkashaka impapuro mpimbano y'uko yapfuye. Yego. Naramubuze, sinzi aho yagiye. Waramubuze? Yego. Ndibuka ko yatubwiye ko mwagiranye ikibazo akahukana, ntiyagaruka nyine. Kuva icyo gihe ntago yigeze yongera kugaruka. Wigeze umushakisha se? Byibura uvuga uti umugore wanjye yaragiye, reka njye kumushaka? Nari kumushakisha ese we nawe ataraje kunshaka. Urumva ibyo bintu bishoboka? Wihangane, ngewe utubazo ndajya nkubaza, nibyo yatuganirije. Ubwo ngize amahirwe rero ukaba wifuje ko tuganira, nanjye ndaboneraho kubaza no kubariza abadukurikiye kugira ngo twese dusobanukirwe impamvu ki Yego. ibyo byose byabaye. Ikindi kintu yatubwiye ko icyo gihe wagenda gusezera umwana akiri mutoya, we wari waragiye mbere, niba ari mu Mutara, sinzi ahantu wagiye ngo gushaka. Naragiye kwa, urabizi na abantu batwara zira modoka ntabwo bajya bapfa kuboneka. Okay, wore uri mu kazi, ubundi ugataha rimwe, ubundi nutahe, ugeze aho ngo uragenda uherayo, azakumenya amakuru ko washatse umugore. Yego. Niba ari mu Mutara, niba ari he simibuka. Ni mu Mutara. Mu Mutara rero abantu barandahira bati nta mugabo ujya mu Mutara ngatahe atinjiye umugore. Ati ntibibaho. Ati yaragiye umugabo ntiyagaruka. Urumva ko atubwira ko wagiye ukinjira umugore mu Mutara. Unagumayo pe.
nawe arebye abona ntiyabishobora kubaho wenyine, urumva arakiri muto, afite umwana wenyine nta kazi, ashakisha ukuntu nawe yakomeza ishuri biramucanga, nibwo yasohotse mu nzara agenda. Akimara kugenda ntimwongeye ngo kuvugana, nyine mwatandukanye. Ubwo urumva ubaho ubuzima bwawe ngo nawe abaho ubuzima bwe, mwese buri wese atazi amakuru ye. Arishakishiriza, nawe urishakishiriza uko ugumana n'uwo mugore. Sinzi ibyakubiba mwaramubyaranye mutaramubyaranye simbizi, gusa yatubwiye ko we wabanje gushaka umugore akabyumva nawe akabona ufite umwanzuro wo kugenda. Reka ngo usobanurire aho. Yego. Ufite umugabo sibyo ukora isafari. Yego. Mu gihe avuye isafari akagusanga mu rugo, urabizi umugabo yavuye isafari ukuntu umugore yita ku mugabo. Yego. Mubwiye ati ishira amazi muri dushe, ukambwira ngo uraje, ubwo icyo gihe uwo mugore icyo utangira kumubonamo ni ako konyine se katuma uhita ufata imyanzuro yose. Hari n'ibindi byinshi twagiye dupfa, byinshi cyane sibyo. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo njyewe nindamuka nsubiye isafari sinzongera kugaruka kwa mama Teta, nzashaka undi mu Mutara. Ubifatira gahunda, urabyemeza, ubishyira no mu bikorwa. Mbishyira mu bikorwa. Uwo mfite mu Mutara ahubwo turi hafi kubyara undi mwana. Oya se kandi. Ahubwo ngiye ikintu ndi gushaka niko bibaye byiza nkamubona yanzanira umwana wanjye, ahubwo nibireba nabi nkamubona. Urashaka Teta se? Teta w'inkumi wakuze urangije segonderi, urashaka umwana? Umwana utareze, umwana urangije segonderi nta n'igihembwe wamwishyuriye. Erega impuhwe z'umwana ziva kwa nyina. Ziva kwa nyina. Ariko abagabo nta mpuhwe mugira ubusanzwe. Ko nshimye nyina zigira zihorana. Ise we nta mpuhwe ugomba kugira ku mwana. Impuhwe turazigira. Noneho kuba ari n'umwana w'umukobwa niyo mpamvu ngiye gutitiriza nkashaka umwana wanjye. Mama Teta uri kuvuga akantu gahita unyibutsa kandi ko kukubaza. Mama Teta yatubwiye ko icyo gihe mutandukana Teta yari akiri mutoya cyane, aramuruhana ubwo buzima bwose kugeza ubu. Muri icyo gihe kutigeze utekereza ikindi kintu, Teta arangije segonderi ariko diporome ye iracyari ku ishuri kubera ko hari amafaranga agomba kwishyura 330 kugira ngo bamuhereze diporome ye. Bivuze ko nta n'akazi ashobora kubona byoroshye. Ibyo byose Mama Teta yavuze, we yatubwiye ko hari amafaranga wari waremeye kujya umwishyurira, kubera ko iyo nzu mbere mutarayigurisha, kuko we yayivuyemo aragenda, nawe wari waragiye kureba uwo mugore wundi ngo yarakodeshwaga, ariko ukamubwira ko amafaranga iyo nzu yanyu uri kuyikodesha amafaranga yishyura kuyishyura ku kigo, kuri konti y'ikigo ya Teta. Umwana ariga, amahirwe ngo umwana ngo yari umuhanga, ntabwo bigeze bamwirukana, yize nyine gutyo. Nyuma umwana arangije ejo bundi bagiye kureba bamwima diporome kubera ko afite amafaranga menshi atishyuye ku kigo. Aribwo ariyo mpamvu bari kumusaba ibyo 330. Hanyuma kubera inzu ko ayikodeshaga, kuki utigeze unavuga uti reka nishyurire umwana n'umwaka umwe cyangwa ibiri ku ishuri basabashe kwiga. None iyi saha arangije segonderi urimo urashaka umwana, hanyuma uri kuvuga ko ushaka umwana. Duhe impamvu rero urashaka umwana kandi utarigeze umwishyura n'igihembwe na kimwe. Wari waremereye umugore ku mwana, uri kwishyura amafaranga y'ishuri kuri konti ye. None uri kwishyuza umwana uterera. Iyihe mpamvu ikwemerera kuba uri gushaka umwana utigeze ufasha ikintu na kimwe? Mpamvu ndi gushaka umwana wanjye Teta, ndemera ko nakoze ikosa ryo kumutererana. Ariko ubu ngubu ndimo ndashaka mama we ansubiza umwana wanjye Teta. Ariko sibwo kumva yamugoa. Oya, azamuma. Amuguha umugira ute kwanza muguhe bundi? Azamuma kubera ko nyina sinzi yaba. Niyo mpamvu agomba kuba umwana wanjye. Nawe ntazi yuba rero nicyo kintu gisekeje. Uko nguko utazi yaba, nawe ntagazinga ahantu bayarako. Nibyo natanye mbwira ni umuryango wawe warakubuze.
niyo mpamvu nanjye rero ndi kugaruka mushake ibyo natanze ngiye kubitangira umwana wanjye Teta. Ubu naje nje igihe cyose gisize umwana ageze mu myaka 20. yego ikintu gitumiye kuri uyu munsi uvuga uti noneho reka njye kureba umwana cyangwa mbaza iby'umwana cyangwa mbaza uriya mugore uko bimeze, ni igiki kiguhagurukije kano kanya? Kutigeze ubikora ikindi gihe, kutigeze ubitekereza ikindi gihe? impamvu kimagurukije nkajya gushaka umwana wanjye Teta niko nyina mpamvu nuko namuzi ushaka gusanga ari mu bande muri abo basore barimo bakamikoro neza sibyo barimo bamubeshya beshya ubu ushaka gusanga baramuteye n'inda ya kabiri nge ntabyo nzi. N'ubundi afite umwana ariko afite umwana mutoya muto oya none si ibyo birakubabaje kandi watubwiye ko nawe n'undi mugore yenda kubyara ariko ngenda cyamukunda ariko kantu gato nshaka kudusobanurira kugira ngo ufate icyemezo cyo kugurisha inzu kugira ngo ufate icyemezo cyo kugurisha inzu kugira ngo icyo cyemezo cyo kugira ngo ugurishe inzu byaturutse kuki utanabwiye umugore wase ubundi gutandukana k'umugore n'umugabo neza ubundi uravuga uti wa mugore we ntago bigikunze kubana nawe dutandukane niba ari izo nzu mukazigabana byemewe nimba uri kubyebuka nakubwiye ngo iyo uri umugabo ukava isafari yego ukagera mu rugo umugore akwakiza iki? akwakira neza nyine nk'umugabo udaheruka mu rugo. Rekeraho rero kuri mama Teta nta na kimwe muzi sibyo? uriya mugore ko nabonye ashabutse ko nabonye ababaye afite agahinda kenshi cyane wamuteye yaba atazi kwita yaba yaragufataga nabi se? Kumfata nabi gusa uramubaza ikintu ngo genda kibaza umukobwa ni gute nzava isafari akambwira ngo ni umukobwa niwe nashatse se? Oya washatse nyine. None se umwana niwe nzajya kubaza ibibazo byo mu buriri se? Hari ubishinzwe. Nimba rero atabishinzwe ngomba kujya aho ibindi biri. Mana yanjye noneho ndumiwe kumenya nyine ndi kumva ibibazo byose ibintu byose yatubwiye ushaka kwigira umwere kandi ubundi ariko nuko yabitubwiranya agahinda kenshi je numvaga amakosa kenshi ara yawe nukuri sinarakubeshya. Imana igize gutatira nguyu namubaza ibintu bibiri. Ibintu byose urimo urabihakana, ibintu byose uri kwiregura ukuntu. Ntago ndi kubihakana indavuga ngo yaba Imana yari mu nzara ikavuga ati dere nguyu mubaze bya bibazo ushaka kumubaza. None se ari mama Teta nawe ninde munyamakosa ubundi umugabo n'umugore uko biri kose hagati yabo buri kibazo kivutse hagati mu rugo haba hari uwabigizemo uruhare. None kugira ngo mubane iyo myaka yose ishire mutandukane muburane mutandukane burundu ntihagire n'uvuga uti reka mvugisha undi na papa w'umwana ntavuga ati reka basi menye makuru y'umwana. Ubundi hagati yanyu mu kibazo cyanyu cyose ninde ikibazo gihari kandi ku bagabo bose bakunda kujya amasafari. Fata mikoro neza. Ku bagabo bose bakunda kujya ku masafari iyo utashye ukagera mu rugo abagore badutera umugongo mu buriri. Nimba ukabura urarivuze. Ndarivuze ubwo ndumva rero kongera kugusubiza ibindi biri kure. Nahumvise aho bipira ariko buri muntu agira ukuri kwe. Ubundi cyaba cyiza nuko wenda kitahita gikunda. Mama Teta aramutse ari hano nyine uko ngukuri kwiregura izo mpamvu uri gutanga nawe akazumva ko nawe ufite ibyo
kuko we uburyo yatubwiye uzi amarira yarize uzi ko buri gihe tuganiriye akibuka story yawe nyine y'urugo rwe gahinda karamwica ariko icyamushenguye umutima ni uburyo wavuze ko yapfuye kandi ari muzima mpamvu nabivuze ukamurya iyo mitungo iyo nzu ukayigurisha ntugire n'igikoroto byibura uvuga uti iyi nzu nyigurisha $25,000 reka mfate imwe cyangwa se ebyiri nzimuhe ukaba waramukujeho nyine burundu bavuga yuko umugore udafite isezerano nta na kimwe aba avuze ku mitungo nyamara mwabagore mwe murabe mwumva reka nibwire abagore bagenzi banjye ibi ntabwo ari njye uri kubivuga ni papa wa tete uri kubivuga ubwo kudasezerana n'umugabo wawe bivuze ko isaha n'isaha ashobora kugukuza byibura se iyo nzu warayigurishije amafaranga warayabonye $1,000,000 byibura ubu ngubu bwo umeze neza mu buryo bw'ubushobozi urifashije se hari icyo none ugiye gufasha umukobwa wawe se ubu bwo basi hari impinduka uzanye impinduka nzanye niko nje gushaka umukobwa wanjye ngaho duha impamvu byibura yatuma impamvu yumvikana iri gutuma uvuga ko ushaka teta umwana utigeze urera wareze igihe gitoya umwana utazi uko yariye utazi icyo yambara kugeza ubu duha impamvu ntoya ishobora gutuma twumva ko impamvu mushaka yego mpamvu ndi gushaka teta buriya ku babyeyi buriya wasanga nyina yaramubwiraga amagambo atari meza kuri njyewe kuri papa w'umwana umwana ugasanga abigendeyemo ugasanga akurikije ya nama ya mama we yamubwiraga yuko ufite ubwoba ko yamuguteranyijeho se yego akaba yaramubwiye ibintu bibi binyerekeye umwana agatuma ari bwo anyanga akamubwira ibindi bidahuye n'ibyo akuzi nyine wakoze anziho akakubeshyera akambeshyera numva ko kukimugura utamwizera kandi abagabo ntabwo mujya mwizera abagore kuki wumva ko yaguteranya n'umwana se ngo yungukire ariko umugore wanjye uramuzi yewe data we yari wa mugore ubwira akantu gato rikumva akabazamuranya umujinya wamubwira icyo ukabona azanye n'intebe akaba yayiguha rwose mama teta iceceke uriya mugore njye nabonye ari umugore wababaye wishwe n'agahinda wamuteye uhora arira uramubaza akana agasuka amarira wenda ntabwo mbihakanye kuko n'uwawe uramuzi n'uwanjye imyaka tubanye ndayizi ariko ntabwo ashobotse mu rugo ntabwo nzi ibyo aba yarabwiye umwana wanjye niyo mpamvu rero ngomba gushaka umwana wanjye nkamwiyegereza n'umwana wawe twaraganiriye nawe n'ubundi atubwira ukuri nyine nk'uko mama we yatubwiye nawe aratubwira ati papa wapi wapi nanjye simuheruka nta nubwo rwose nta na telefone ye nta kintu na kimwe azi ati twabaye nabi babayeho nabi ngo basohora mu nzu barara hanze ku muryango ni byinshi nyine ariko buri byinshi azabikubwira umunsi nzagirirwa ubuntu mama teta nkamufatisha nuko bafite umwana nanga ku binsaba kumuhamagara mwaka umunsi ariko ari ibikunda ubundi uyu munsi agahitaza byari kuba ari byiza naye ndi kumushaka buri muntu akavuga ku ruhande rwe kubera ko buriya iyo umuntu ari kuvuga ari umwe yishyira heza urumva twaganiriye ukwe ari byatubwiye yego turanabyizera kuko wabonaga babaye nawe hari ibindi utubwiye rero ibyiza ni uko uhari nawe ahari ubeshyira undi akamunyomoza sibyo byiza bizaba byiza ahari bizaba byiza kurushaho ubundi ahari kuko wenda nawe ufite impamvu zawe biranashoboka ko ibyo utubwiye ari ukuri birashoboka ko watubeshya ariko mu gihe ahari azatubwira ko gahinda ke nawe uhari wowe nyiri ukamutera ko biri kose tuzamenya aho byaturutse muzahamenya rwose nimunkundira mukazagaruka
bizaba bibaye byiza munamenye n'ukuri n'utari mukuru. dore ubu nendaga kujya kumusura ahantu batuye mu kashamu kandika no kuvuga byinshi noneho twajyana oya kareka jyana he nta nubwo turi buganire byinshi ndumva nasoreza hano hanyuma ubwo abadukurikiye mwumvise Papa Teta ku giti cye nyine abari buze kubasha kumva ikiganiro muze kwandika muri comment mutubwire mwumvise uruhande rwa Mama Teta mwumva ibyo yatubwiye byose murabyumva na Papa Teta atubwiye ibye ese koko ninde uvugisha ukuri ibyo twabyibaza muze kwandika muri comment uko mwumvishije Papa Teta nawe yiregura ku byo Mama Teta yaje kutuganiriza igisubizo tuzakibona ari uko bahuye buri umwe none akavuga icyo kibazo afitanye na mugenzi we gusa ntubifate nabi hano tuba tuganira yego ntago ari ibintu bibi kuba yaraje kuri kamera wenda numvise wenda bitagushimishije ariko hari ukuntu umuntu aruhuka ari uko agahinda ke akabwiye abantu ndumva nasoreza hano hari ikintu wumva kindi warenzaho tugasoza hagati aho ndumva nta kindi narenzaho ibindi nzabivugana nawe yahageze kadusoreza no tutunze ikiganiro cy'ubutaha